bakunzi bacu rero twongeye kubasuhuza tubifuriza ibihe byiza aho muri hose, twizereye ko mumeze neza. Imana ikomeze kubarinda cyane. Tugiye gufatanya rero kwiga isomo rya muzika. Yego, tugiye gufatanya kwiga isomo rya muzika. Hanyuma rero nkuko mubibona, turaza gusobanukirwa muzika ni iki, turaza kumenya ni ibiki tuzajya twifashisha mu bijyanye n'isomo rya muzika nyirizina. Iri ni ryo somo rya mbere rero rihugurira andi masomo yose tuzabasha kwiga mu bijyanye n'umuzika, by'umwihariko umuzika gatolika ku bakunzi b'umuzika nyarwanda. Hanyuma rero dufite igitabo, muraza kurambura igitabo cyanyu kuri paje ya mbere ibanza muri iki gitabo cy'imfashanyigisho. Tuzagenda tubonamo amwe mu magambo azagenda yifashishwa mu buryo bugiye butandukanye bwose bwo kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ibijyanye n'inyigisho za muzika. Yego, natangira mbibwira rero papa wa muzika muri kuvugana, nizere neza yuko mumeze neza. Tugiye gutangira rero isomo ryacu, aho tugiye kureba inyigisho z'ingenzi mbere yo gutangira gusoma amanota. Ni ibiki tugomba kubanza kumenya. Iri ni ryo somo ry'ibanze rigomba kubanziriza andi masomo yose, nibyo twifashisha twuririraho muri muzika kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza. Yego, nk'uko mubibona rero, navuga yuko umutwe wa mbere ni n'ipfundo se cyangwa imbimbuzi y'ibyo tuziga byose mo hano muri muzika kugira ngo tubashe kubisobanukirwa neza. Dufite hano rero umutwe wa mbere aho batubwira ngo ibimenyetso by'ibanze bya muzika. Dufitemo ibimenyetso byinshi bitandukanye turi buze kugenda tubonaho, ariko hano nk'uko mubibona baratangira batubwira muzika ubundi ni iki. Muri rusange nkawe uri kwiga umuziki kuri uyu munsi wa none, ese baramutse bakubwiye ngo muzika ni iki, wabasha gusobanura yuko muzika ari iki? Hano baratubwira yuko rero muzika ni ubugeni, ni uburyo bwo gutanga no guhuza amajwi rero nicyo twita imirangiro. Tuzagenda tubyumva neza, hanyuma ku buryo bunogeye amatwi kandi bunyuze umutima. Ni ukuvuga ngo buriya rero turimo turaririmba mu muziki, ibintu turirimba biba binogeye amatwi, biba ari ibintu binogeye amatwi kandi binyuze umutima, ku buryo umuntu ubasha kubyumva abasha gususuruka. Mbese nko mu kiliziya, umuntu uri kumva indirimbo za kiliziya cyangwa se n'izindi ndirimbo, sibyo, abasha kwegerana n'Imana, cyangwa se mu mutima abasha kumva aguwe neza. Hanyuma rero hano turi kubona kimwe mu bimenyetso bya muzika. Turi kubona ikimenyetso bita muhunguroti cyangwa se portere. Portere rero ni ikimenyetso, ni kimwe mu bimenyetso bya muzika ibindi bimenyetso byandikwaho. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso byose tuzagenda tubona by'ibanze bigenda byandikwa muri iyi muhunguroti. Tuzajya dukunda gukoresha rero amagambo y'igifaransa cyane, muzajya mukunda kubyumva. Abazajya babigisha bakunze kubanyura iruhande barimo baragenda babasobanurira neza, ariko porute icyo twita muhunguroti hariya mu kinyarwanda nk'uko twabashije kugenda tubyandika. Porute rero ibigizwe n'imirongo 5. Muraza kugenda mubisoma mu gitabo cyanyu muri note zanyu, birimo muze kugenda mubisoma neza. Batubwira yuko rero ngo ni kimwe mu bimenyetso bya muzika ibindi bimenyetso byandikwaho. Igizwe n'imirongo 5 nk'uko tuyibona hariya. Iyo mirongo igomba kuba igororotse, iyo mirongo igomba kuba igororotse kandi iteganye. Intera iri hagati y'iyo mirongo ikaba ingana. Ni ukuvuga ngo intera iri hagati y'iyi mirongo yose iba igomba kuba ingana aho iherereye hose. Niyo mpamvu twababwiye ko mugomba gushaka ibikoresho by'ibanze bigomba kudufasha kwandika bino bimenyetso byose kugira ngo bize kuba ari ibintu binoze. Iyo mirongo ibarwa uhereye hasi ugana hejuru. Ni ukuvuga ngo nk'uko mubibona, turi kubona yuko twahereye hasi tugana hejuru. Iriya mirongo rero iba ari 5, 1, 2, 3, 4, 5 nk'uko muri kubibona hariya. Hanyuma imyanya iri hagati y'imirongo irabarwa cyane kuko nayo irakoreshwa. Ni ukuvuga ngo iyi myanya irimo hano hagati y'iyi mirongo nayo irabarwa. Niyo mpamvu mubona yuko twagiye dukoreshamo zino nyuguti mu buryo bwo kugira ngo nayo izabashe guhabwa agaciro. Ifite imirangiro yayo nayo ibarwa kimwe n'imirangiro iri ku mirongo. Nk'uko mubibona, iyi A, B, C na D, ni ukuvuga ngo nabyo
biba bigiye byihariye, kuko tuzagenda tubona yuko bizagenda bigira imirangiro yabyo igiye yihariye. Iyo myanya yo hagati iragaragazwa n'inyuguti, naho imirongo 5 igaragazwa n'imibare. Nizere yuko muzagenda mubisoma neza muri note zanyu, ariko hano ni ibintu bisobanutse. Iriya mirongo igaragazwa n'iriya mibare, hanyuma imyanya iri hagati y'iriya mirongo igenda igaragazwa n'izi nyuguti ABCD. Yewe nk'uko mubibona rero, hasi no hejuru ya manota, hasi no hejuru y'iriya bote, ni ukuvuga ngo hasi y'iriya 50 cyangwa se hejuru y'iriya 50 tugenda tubonamo indi mirongo twita inyongera, ligne supplémentaire, ni ukuvuga ngo ni imirongo y'inyongera. Iyo mirongo rero nayo irabarwa cyane kandi igahabwa agaciro muri muzika nk'uko mwagiye mubibona. Hano rero ni ukuvuga ngo baratubwira ngo hasi no hejuru y'imirongo 5 igize mu manota hiyongeraho indi mirongo. Iyo mirongo ifasha kwandika imirangiro yigiye hejuru, ni ukuvuga ngo aya manote adufasha kwandika indi mirangiro yigiye hejuru, cyangwa se aya akadufasha kwandika indi mirangiro yigiye hasi. Naho rero twagahutuye iyi mirongo, twabonye ko bote igizwe n'imirongo 5, ariko nkaho twakongera ngo duhutire iriya mirongo tubyandika mu kinyabupfura cyangwa muri disipurine. Ni ukuvuga ngo rero dukoresha tuno turongo twanditse muri ubu buryo turi kugenda tugaragara kuri iki gishushanyo cyacu, cyangwa se muri note zanyu nk'uko muri kubibona mu gitabo. Nizere yuko ari ibintu bigaragara neza kandi bisobanutse, tuzagenda tubisubiraho mu buryo bwo kugenda tubinoza. Hanyuma rero tukaza kubona ikindi kimenyetso, urufunguzo. Urufunguzo ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane kuri uyu munsi wa none twakagombye kwitaho kandi by'ingenzi tugomba gusobanukirwa neza. Ni ukubera iki? Urufunguzo ni ipfundo ryo kubasha kumenya neza gusoma ibiri muri muzika, kuko ni ukuvuga ngo urufunguzo nirwo ruturangira cyangwa rudusobanurira ibyanditse muri muzika byose. Hano rero baratubwira ngo urufunguzo ni iki? Urufunguzo ni ikimenyetso cya muzika gishyirwa mu ntangiriro ya manota cyangwa se muri pote uko twabivuze, kikaba gifashe ku murongo runaka. Ni ukuvuga ngo hari imirongo turi buze kugenda tubona uburyo imfunguzo zigenda zandikwaho, hari n'amashusho turi buze kugenda tubona y'imfunguzo uburyo zigenda zigaragara. Hanyuma rero aho ngaho gifashe ku murongo runaka, iyo kirafashe gihereza izina rwa rufunguzo nyirizina, kugira ngo tubashe gusoma iki? Tubashe gusoma urwego rw'amanota tuzamuka cyangwa tumanuka. Hano rero barabidusobanurira neza, baratubwira ngo urufunguzo ni ikimenyetso cya muzika gishyirwa mu ntangiriro ya manota, kikaba gifashe ku murongo runaka, bityo kigaha izina ryacyo amanota ari kuri uwo murongo gifasheho. Ni ukuvuga ngo turaza kugenda tubona amoko y'imfunguzo. Nitubona ubwoko bw'urufunguzo runaka, urwo rufunguzo ruba rufashe ku murongo runaka, uwo murongo runaka rufasheho ruhita rubatiza rya zina nyirizina ryarwo, hanyuma andi manota akaza gusomwa akurikije uburyo urwego rw'amanota rugenda rukurikirana. Turaza kugenda tubibona muri noti. Yego, uhereye hasi cyangwa ugana hejuru nk'uko amanota agenda akurikirana turaza kugenda tubibona. Hanyuma rero tugira amoko 3 y'imfunguzo. Dufite urufunguzo rwa sol, tukagira urufunguzo rwa fa, tukagira urufunguzo rwa do. Yego, hano rero turaza kugenda tubona noneho nyirizina noneho imfunguzo, uburyo zandikwa ndetse n'uburyo zishushanywa neza, ndetse n'aho ziba ziteretse muri ya mirongo twagiye tuvuga. Ni ukuvuga ngo dufite urufunguzo rwa mbere, urufunguzo bita sol. Sol rero ni urufunguzo ruba rufashe ku murongo wa 2, nk'uko mubyibuka neza tubaye imirongo duhereye hasi. Ni ukuvuga ngo rero uru rufunguzo, yego, uru rufunguzo ruraza rugafata ku murongo wa 2, rukaza rugahera hano ku murongo wa 2 neza, tukarushushanya dusa n'abakoze akaziga muri ubu buryo. Hanyuma rero tubigenza gute? Ni ukuvuga ngo turaza
gahera ku murongo wa kabiri tukagera ku murongo wa gatatu tukagaruka ku murongo wa mbere, tugasa nk'abakora akaziga gasa nk'agahese gahita kagira gute, gahita kagira ingofero isongoye muri gushushanya iki, muri gushushanya umutaka. Turwandika kuri ubu buryo, nongere ntibasubiriremo neza, turaza tugakora akaziga gafashe ku murongo wa kabiri kakazamuka ku murongo wa gatatu n'uwa mbere, kakaza kagahita kamanuka hano hasi. Nguko urufunguzo rwa soro uburyo rwandika. Nyamuneka ni byiza kumenya kwandika uru rufunguzo, kuko uru rufunguzo rugira umwihariko warwo. Uramutse rwanditse nabi waba hari ibindi bintu washatse gusobanura muri muzika. Niyo mpamvu rwandikwa muri ubu buryo, muze kureba neza mu bitabo byanyu, mwige no kurwandika. Urufunguzo rwa kabiri rero tugira ni urufunguzo rwa fa. Urufunguzo rwa fa rufata ku murongo wa kane, mubyibuke neza, tubara imirongo duhereye hasi. Rufata ku murongo wa kane, hanyuma ku murongo wa kane ni ukuvuga ngo ibiri hano ku murongo wa kane byose bihita byitwa fa. Andi manota akurikira neza wigiye hejuru cyangwa ugana hasi, andi manote akomeza kugenda akurikirana duhereye ku rwego rw'amanota. Urufunguzo rwa soro narwo ruhita rubatiza umurongo wa kabiri y'uko ugomba kwitwa soro. Andi manote uhereye hejuru akomeza kugenda ukwayo, ndetse no munsi agakomeza kubatizwa ukwayo n'ibisanzwe. Urufunguzo rero ruhera ku murongo wa kane rukandikwa muri ubu buryo, ruza rufata ku murongo wa gatanu, ruza rusa neza nk'usoreza hano kuri uyu murongo wa kane, ariko rukaza kugaragazwa n'iki? Rukaza kugaragazwa n'utudomo tubiri. Nyamuneka nongere murasobanurire neza, rufata ku murongo wa gatanu rugasa nk'uruheta kuri uyu murongo wa kane, rukagaragazwa n'utudomo tubiri. Nizere yuko muri kubibona neza kandi muri kubisobanukirwa. Tukaza kugira urufunguzo rero rwa do. Uru rufunguzo rero rufata ku murongo wa gatatu, ndetse amanota yo ku murongo wa gatatu yose agomba guhita yitwa do. Ni ukuvuga ngo aho urufunguzo urwo ari rwo rwose rufashe, ruhita ruhabatiza ayo manota, hanyuma andi manota akaza gukurikirana uko bisanzwe ukurikije urwego rw'amanota, waba uzamuka cyangwa umanuka. Bigenda gute rero? Urufunguzo rwa do muri kubona yuko ni urufunguzo rufashe ku murongo wa gatatu, ariko nyamuneka urufunguzo ni icyitonderwa, nta nubwo tuzakunda no kurukoresha cyane, kuko rukunze gukoreshwa mu ndirimbo zitiriwe Mutagatifu Geregwari, indirimbo z'abakera. Muzagenda muzumva, muzazibaza, abasaza n'abakuru baba bazizi cyane, cyangwa se muzakubitana n'ibitabo byazo, hari n'ibyo tuzagenda tubasha kuba twabanirira. Uru rufunguzo rero mu buryo bwo kurwandika rwabo rurihariye, kuko ruraza rugira umurongo usa nk'utsindagiye cyane, rukagira undi murongo wa kabiri usa nk'udatsindagiye, ariko noneho rukaza kugira akantu k'akagofero hano. Aka kagofero rero kaba kameze nk'agatiriyangere, ariko gatuma rwubakirwaho rufashe ku murongo guhera ku murongo wa gatanu kugera ku wa gatatu, no guhera ku murongo wa gatatu umanuka kugera ku murongo wa mbere. Ngayo nguko uko urufunguzo rugenda rwandikwa. Nongere mbibasubiriremo neza, namwe muze kugerageza mubyandike. Yego, rwandikwa muri ubu buryo, urufunguzo rero ushobora kuzarusanga ahantu henshi. Rwanditse ku murongo wa gatatu, niwo murongo fatizo tugira, ariko rushobora no kwandikwa ku murongo wa kabiri, ndetse rushobora no kwandikwa ku murongo wa mbere, ndetse rushobora no kwandikwa ku murongo wa kane, ndetse rushobora no kwandikwa ku murongo wa gatanu. Ni ukuvuga ngo rero aho wawusanga hose, niba wawusanze ku murongo wa kane, uwo murongo, ayo manota yose ari ku murongo wa kane azahita yitwa do. Niba wawusanze ku murongo wa kabiri, ayo manota azahita yitwa do. Uru rufunguzo ni ikiburaburyo, mbese ntabwo rugira ahantu fatizo rujya rwandikwa, ariko by'umwihariko rugirana isano n'umurongo wa gatatu
mu gihe icyo ari cyo cyose biri kwandikwa muri porute, cyane cyane muri za ndirimbo nababwiye za Mutagatifu Geregwari. Dukomereje ku nota rero, ni ukuvuga ngo inota rero naryo ni bimwe mu bimenyetso bya muzika kuri uyu munsi wa tuzagenda twifashisha umunsi ku munsi. Hanyuma baratubwira ngo inota ni ikimenyetso gikoreshwa muri muzika nk'uko turi kubibona hariya, aho giherereye cyerekana ubutumburuke bw'ijwi cyangwa umurangiro. Ngira ngo twahoze tubivugaho, umurangiro turaza kugenda tumenya ibyo ari byo nyirizina, mu gihe isura yacyo iranga ubutumburuke bw'umurangiro nyirizina. Kuri uyu munsi wa none turaza kugenda tubona amanota. Mu muzika tugiramo amanote arindwi, muri kubibona dufite do, hano niyo note ya mbere duheraho, cyangwa se ishobora kwitwa yuti. Dufite re, dufite mi, dufite fa, tukagira so, tukagira la, ndetse tukagira na ki, tukagira na si, cyangwa se isigaye yitwa ti muri iyi minsi ku banyamuziki bo muri iyi minsi. Hanyuma rero baratubwira ngo noneho dufite n'amanote nyirizina, bakatubwira ngo uyu munsi wa none ngo isura yacyo iranga ubutinde bw'umurangiro. Ni ukuvuga ngo rero iyi sura ya buri kimenyetso hano igenda iranga ubutinde bw'umurangiro. Turaza kugenda tubona nk'iyi note ntabwo ikunze gukoreshwa cyane, nta nubwo tuzakunda kuyifashisha, ariko tuzajya tuyibona cyane ahantu ho mu ndirimbo za Zaburi, tuzagenda dukunda kubona aho izagenda yifashishwa. Ariko kuri uyu munsi wa none igira amasegonda 8. Yego, igira amasegonda 8. Tukagira iyi note igira amasegonda 4. Amasegonda 4. Iyi ngiyi ifite ubutinde bw'amasegonda 2. Iyi note nayo ikagira ubutinde bw'isegonda 1. Iyi note nayo ikagira ubutinde bwa 1/2 cy'isegonda. Hanyuma iyi ngiyi ikurikiye igira ubutinde bwa 1/4. Iyikurikiye ikagira ubutinde bwa 1/8. Hanyuma isoza ya nyuma igira ubutinde bwa 1/16. Murumva buri note hano ni ubwikube kabiri bw'iyindi, kuva hasi tujya hehe, tujya hejuru, ndetse ikagabanuka na kabiri kuva hejuru tujya hehe, tujya hasi. Dufite amazina yayo rero mu Kinyarwanda, muzagenda muyasoma mu mfashanyigisho, ariko nk'uko nakomeje mbibabwira tuzakomeza twifashisha amazina y'igifaransa cyane, kuko abanyamuziki benshi niyo babasha gukoresha, niyo mvugo uba wumva yuko kuri uyu munsi igenda isa nkaho yamamara cyane cyane muri Kiliziya Gatolika. Hari n'ababyiga mu Cyongereza, tuzagenda tubona amazina yabo n'abazabasha gusoma ibitabo by'Icyongereza nta kibazo, ariko ahangaha turagenda dukunda kwibanda ku mazina y'Igifaransa cyane. Nimwumva rero hano mwarimu bigishije cyangwa mukumva nanjye nkunze gukoresha amazina y'Igifaransa nsa cyane, nimwe zabyibazeho byinshi. Kuri uyu munsi wa none rero dufite iriya yitwa pause, dufite longe. Iyi note ni nayo tuzaheraho cyane, iriya yo hejuru ntabwo tuzakunda kuyifashisha. Ni ukuvuga ngo aya manote yo hasi hano, aya ngaya niyo fatizo tuzakunda gukoresha cyane, ariko n'iriya tuzagenda tuyibona. Dufite longe, dufite blanche, dufite noir, dufite cloche, dufite double cloche, dufite triple cloche, dufite na quadruple cloche. Urumva yuko hano biba ari 4, ahangaha biba ari 3, hano biba ari 2, ahangaha biba ari 1. Hano ishobora kwitwa ruziga cyangwa se kwitwa ruziga nkuni, ishobora kwitwa gahini, ishobora kwitwa shami. Iyi ngiyi ishobora no kwitwa gakoni, ishobora kwitwa shami nyabubiri, shami nyabutatu, shami nyabune. Ayo ni amazina muri rusange y'Ikinyarwanda. Dukomeje hano rero, nk'uko mwagiye mubibona, muri kubona yuko iyi note tuva hejuru tujya hasi, buri note igenda ibyara
irimo amanoti abiri. Bigenda gute rero? Iyi noti ya hombe dufite hano tumanuka hano hasi nk'uko muri kubibona, iyo dufashe ino noti tuyibonamo aya ngaya abiri. Nibyo by'ibindi rero twagiye twandika hano. Iyi ngiyi irimo aya ngaya abiri, iyi ronde ikabamo aya ngaya ane, aribyo by'ibindi twanditse hano. Yewe iyi ngiyi ikabamo double cloche 8, bambe cloche arizo zizi ngizi twagiye twandika hano. Mbese uva hejuru kujya hasi biba bingana no gutambika. Turaza kugenda tubisobanukirwa. Nufata iyi note uraza kubona yuko irimo imizingizi ebyiri, nufata iyi ngiyi uraza kubona yuko irimo imizingizi enye. Izi note zose uramutse ugiye uzifata, kariya niko gaciro k'amanota bigenda bihwana. Tuzagenda tubibona neza, tubisobanukirwa mu gipimo nyirizina. Tuzagenda tumenya ngo agaciro kazo buri note ishobora kugenda ingana n'indi gute, mu buhe buryo biba byagenze gute. Icyo kintu turaza kugenda tucyitaho. Turacyitaho rero dukomereje mu bipimo. Hano dufite rero amoko atatu y'ibipimo. Ntabwo ibipimo nashatse kubitindaho cyane kuko muraza kugenda mubibona mu mfashanyigisho yanyu, aho kuri uyu munsi wa none batubwira ngo igipimo nacyo ni kimwe mu bintu bikomeye cyane kuri uyu munsi tugomba kugira gute, tugomba kwitaho. Baratubwira ngo igisobanuro cy'igipimo, ngo igipimo kigizwe n'uduce tungana dukatwa muri muhundwanota kikumvikanisha injyana shingiro y'indirimbo. Ni ukuvuga ngo igipimo kiba kigizwe n'uduce dukatwa muri muhundwanota. Muhundwanota mwibuka yuko twavuze yuko ari porute, turaza kugenda tubibona. Porute rero twabonye yuko nicyo gishushanyo gikuru ibindi bimenyetso bya muzika byose bigenda bigira gute, bigenda byandikwaho. Hano rero baratubwira ngo ibipimo birimo amoko atatu. Ibyo nari ndimo mvuga hariya. Tugira ibipimo ngira habiri, ibipimo ngira hatatu, ndetse n'ibipimo bivanze. Ibyo nibyo bipimo tuzagenda twumva. Dushobora kubona ibipimo byinshi cyane birenga 10, birenga 8, birenga 20, birenga 100, ariko ibyo bipimo bizaba biri muri bino bipimo nyirizina. Tuzagenda tubona rero uburyo ibyo bipimo bishobora kugenda bikatwamo ibice bigiye bitandukanye. Hano baratubwira ngo igipimo kigaragazwa n'umubare w'umugabane dusanga imbere y'imfunguzo kuri muhundwanota. Turaza kugenda tubibona muri muhundwanota. Icyita cyerekana ibice byagabanyijwe muri ruziga. Ya ruziga yacu iyi noti, ni ukuvuga ngo icyita tuzajya tubona wa mubare wo hejuru. Ni ukuvuga ngo uyu mubare dusanga hano ku gipimo uba ugabanyije ya ruziga ya ruziga yose. Hanyuma tukaza kubona yuko cyerekana inshuro z'ibyo bice byakoreshejwe bubaka igipimo. Ni ukuvuga ngo kino cyo hasi cyerekana ibice twafashe twubaka cya gipimo cyacu nyirizina. Tuzagenda tubisobanukirwa neza nidukora imyitozo. Baratwereka ingero, igipimo cya kabiri kuri kane. Hano tuba dufite kino gipimo. Igipimo rero mbibutsa yuko gihera hasi kikarangirira hejuru. Ni ukuvuga ngo iyo ngiye gutera igipimo mera hasi, nubwo ubona nsa nk'uzamuye akaboko, ariko ni ukuvuga ngo iyo ngiye gushingura, iyo ngiye kubara mera hasi nkazamuka. Ubwo iyo mvuze pa 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 pa, icyo ngicyo kiba ari igipimo cya kangahe? Kiba ari igipimo cya kabiri kuri kane. Muri kubona yuko dufite ibihe bingahe? Dufite igihe kimwe, tukagira ndetse n'igihe cya kabiri. Igipimo rero igihe icyo ari cyo cyose, indirimbo ihera hasi ikarangirira hejuru. Igipimo gihera hasi kikarangirira hejuru. Tukagira n'igipimo cya gatatu rero kuri kane, kiba cyubatse nka triangle nk'uko muri kubibona. Ni ukuvuga ngo tugenda tugikatisha muri ubu buryo, pa 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 pa. Muri gukoresha
ukuboko kw'ibumoso amerekezo wajyanamo ayo ari yo yose. Hano biba bisa nkaho bigusanye, uretse ku gipimo cya 2/4 nibwo ubona yuko bisa nk'ibijyana neza, ariko hano ubona yuko bisa nkaho bigusanye. Tukaza no ku gipimo cya 4/4. Ku cya 4/4 cyo muri kubona yuko gifite amerekezo rimwe, turahera hasi tukongera tugatambika, tukongera tugasa n'abagaruramo, tukongera tukazamura pa 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 pa, ariko dukoresha amaboko abiri iyo turimo dutera igipimo, keretse akaboko kandi hari ikibazo gafite, ariko ubundi dukoresha amerekezo y'amaboko abiri yose. Tuba tugomba kugira gute? Tuba tugomba kuyakoresha pa 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 pa. Muri kubona yuko wa muntu ukoresha imoso we biba bisa nkaho bigenda bigira gute? Biba bisa nkaho bigenda bibusanye, yaba ku gipimo cya 4/4, yaba ku gipimo cya 3/4, ariko ni ukuvuga ngo byose muri rusange biba bigenda kimwe. Hanyuma rero ntabwo turi bubitindemo cyane yuko tuzagenda tubisobanukirwa kuri Google Meet, nk'uko tuzajya tugenda tubyiga. Hanyuma kuri uyu munsi wa none tugiye kubona none nyirizina intambwe enye zibanziriza izindi. Ntabwo zose turi wabasha kuba twazibandaho, ariko turibanda ku ntambwe ya mbere itangirira amasomo yacu ya none dufite uyu munsi. Iyi ntambwe rero ni ukuvuga ngo iyi ntambwe tuyita do, mi ndetse na so. Hanyuma ni ukuvuga ngo iyi ntambwe niyo ntambwe ya mbere ibanziriza izindi. Nyamuneka mbibutsa yuko niyo mpamvu twabasabye ibikoresho. Ibi bintu byose mugomba kubyandika, mukabishyira mu makayi yanyu, tukamenya neza niba muzi no kubyandika. Ibyo ngibyo ni ibintu bigenda bidufasha kugira ngo umwarimu azabashe kugenda agukurikirana umunsi ku munsi. Ni ukuvuga ngo rero dusubiye inyuma gatoya kuri ya manota, aya manota hari uburyo agenda asoma. Dusabwa kumenya aya manota uburyo avugwamo kugira ngo bizadufashe kumenya ariya manota yanyu tugiye kugira gute, tugiye gutangira. Ni ukuvuga ngo iyi note iba isona, buri note igira umurangiro wayo w'umwihariko mu bihari. Aya manote uko ari niyo manote tuzakoresha muri muzika yonyine kugeza muzika igize gute, kugeza muzika irangiye. Ni ukuvuga ngo ziriya ndirimbo zose tugenda twumva, iz'abahanzi bagiye batandukanye, ba Bruce Melody, abahanzi ba Kiliziya, mu zindi nsengero zigiye zitandukanye, zose ziba zigizwe n'aya manote arindwi, ariko hari uburyo tugenda tuyavangamo kugira ngo bibashe gukora iriya njyana twumva se cyangwa iriya muziki twumva ubasha kubunogera iki, kubunogera ya matwi nk'uko twabonye muri definisiyo yacu kuri uyu munsi. Hanyuma dufite inote rya do. Do rero ifite uburyo isoramo, tugiye kuza kujyana uko turi buze kugenda mbikora, nawe niko uri buze gufata iyo mirangiro, biri buze kugenda bigufasha no kubona andi manota uburyo turi buze kugenda tuyasoma, kugira ngo n'ubutaha uzajya ugenda bigendera. Hanyuma iyi note irasoma do, re, mi, fa, so, ni ukuvuga ngo imirangiro ni uko nguko ibivuga, ariko ni ukuvuga ngo igihe turi kuvuga amanote tuyavuga tuzamuka urwego rwayo, tuva hasi ndetse tujya he, tujya hejuru. Niba tuvuze do, do, re, mi, fa, so, ra, ti, do, ti, ra, so, fa, mi, ayo manote ni uko abasha gusoma. Buri note rero wabasha kurisona neza nk'uko bikwiye, ubasha kumenya amanote umuhanzi azaba yakoresheje mu ndirimbo n'agace agiye aherereye. Bigenda gute rero? Hano kuri iyi note twiga amanote 3 yonyine. Mbibutse yuko twavuze yuko urufunguzo turubona ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 2 urufunguzo rwa sol. Amanote yose ari ku murongo wa 2 yose azitwa iki? Azitwa sol. Hano muri kumva yuko hano hejuru tuzamuka hazaba hariyo andi manote ari hejuru ya sol. Ntabwo twabashije kuyiga uno munsi, ahubwo turi kwiga ano manote 3, ariko ayo manote tugomba kugira gute, tugomba kuyabona. Hanyuma andi manote nayo azaba ari he? Ari munsi y'umurongo wa do,
ari munsi yayandi twita note reglementaire, ya manote ari munsi cyane cyangwa se amanote ari hejuru cyane tuzagenda tuyabona ukwayo. Ariko kuri uyu munsi none tugiye kwiga amanote 3 yonyine niyo tugomba kuvanga n'indirimbo tugomba kubona, nizo tugomba kwiga zonyine, ndetse n'abarimu ndabizi neza yuko bazabidufashamo mu gihe iri somo rizaba rigezweho turi gukora imyitozo. Ni ukuvuga ngo rero hano muri kubona yuko dufite do, mi, tukagira na sol. Ni ukuvuga ngo mi ibirimo hano, do ibirimo hano, ariko ikaba iciyemo umurongo. Muri kubona yuko do iciyemo umurongo nyirizina. Hano harimo andi manota rero tutashatse kugira gute, tutashatse kuvuga, nayo tuzagenda twiga uko intambwe zigenda zikurikirana nuko amasomo yagiye apangwa. Ni ukuvuga ngo rero hano turasoma do, mi, sol, mi, do. Hanyuma hano muri kubona yuko iyi ndirimbo yacu cyangwa se uyu mwitozo wacu duhereyeho nta gipimo kirimo. Mu by'ukuri ntabwo ari uko twabivanze se cyangwa twabyanditse nabi. Ni ukuvuga ngo rero turi kwiga ntabwo ari ngombwa yuko dushyiramo igipimo. Ibi ngibi dusa nk'ababijyana mu njyana dushaka, mu buryo bwo kugira ngo umunyeshuri abashe kuba yabivuga neza. Ariko turebye kuri rino note, kino gishushanyo nk'uko twayibonye, turi kubona yuko iyi note ubwayo twayibonye yuko iterwa amasegonda 4, ubwo ni ibihe 4. Dushobora kuyinganisha na 4 kuri 4 ku buryo dushobora no kuyitera muri cya gihe. Turi kubyumva neza. Noneho dusoma amanote tugerageza no kuyavanga mu buryo tuza do, so. Ni ukuvuga ngo mvuye kuri do ariko mitajya hehe, njya kuri so. Ya so muri kumva yuko ndacyari kuyisona neza mu mwimerere wayo, nta kindi kintu nyangije. Mi, so, do, so, mi, so, do, mi, so. Ushobora gushyira muri gipimo do, mi, so, mi, do. Igipimo gihera hasi kikarangirira hejuru iteka ryose. Ni kubona yuko hano dufitemo do, dufitemo mi, tukagiramo ndetse na ki, tukagiramo na so. Ni amanote 3 duhereyeho. Dushobora no gukoraho umwitozo. Hanyuma turaza hano duhereye kuri ya manota. Turi kubona yuko noneho hano duhita tugira igipimo cya kangahe, igipimo cya 2 kuri 4 tugomba no kugishyiramo. Ni ukuvuga ngo rero hano dufite icyo twita inshoza gipimo. Ni ukuvuga ngo akantu tukita barodonezi. Kano rero kaba kagabanyije wa mwanya wa ya manota yakaswe muri ya ruziga yose kugira ngo tubone igipimo cyuzuye. Mwibuka yuko twabonye yuko n'umubare 2 usobanura amanote twafashe muri ya ruziga. Ni ukuvuga ngo twafashemo note 2, kandi twabonye yuko iyi note igira igihe kimwe, iyi ngiyi ikagira igihe kimwe. Twabonye yuko biterwa amasegonda, isegonda rimwe muri kiriya gice twabandijeho. Ariko ni ukuvuga ngo hano noneho dufite iki, dufitemo yuko hano dufitemo amanote 2. Aya manota 2 rero niyo ajyana n'uyu mubare 2. Hanyuma uyu mubare 4 ni ya ruziga yose twakuyemo ya manote angahe, ya manote 2, kugira tubashe kubisobanukirwa neza. Hano rero tuba dufite igipimo cya 2 kuri 4 aricyo dutera muri bwa buryo ta 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 ta. Nyamuneka iyo turi kwiga umuzika ntabwo twiga umuziki twicaye, tuyiga duhagaze kugira ngo tubashe no gutera igipimo. Kandi nyamuneka mu gihe utari wamenya umuziki ntabwo wemerewe gukubita utu tuntu. Oya, ntabwo wemerewe kugira gute, ntabwo wemerewe gukora injyana n'ibi. Oya, ibi ngibi bikorwa n'umwarimu mu gihe ari kukwigisha. Icyo tuba dushaka ni iki, kugira ngo tukumenyereze gutwara amaboko yawe, utaza gutwarwa na biriya ukibwira yuko ubizi kandi utari wagira gute, utari wabifata. Ni ukuvuga ngo rero hano tuba dusoma so, 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 mi, do,
turamutse tubikoze neza, uri kubona hano uburyo bigiye bigeze gute, uburyo bigiye biteye. Ni ukuvuga ngo aya manoti, iri note muri kubona yuko hano dufitemo inote rimwe, kandi twabonye yuko ritera ibihe bingahe, ibihe bibiri. Rino note riba ringana n'aya ngaya abiri, niyo mpamvu tuba twaryanditsemo ari rimwe hariya. Niyo mpamvu nituza kubikora hano mu myitozo turi kubona yuko so mi do ibingibi rero turi kubyiga dufata n'iki, dufata n'umwanya wo gushyiraho iki, wo gushyiraho amagambo. Nyamuneka mu gihe turi kwiga tutari twabimenya, ntabwo uza mu gisome cyose ugihuruture ushyireho amagambo nyuma. Ugenda ugira gute, ugenda ufata agace gace kugira ngo ubashe kugenda ubifata neza. So mi do nous les jeunes d'aujourd'hui. Ibindi namwe muri buze kugenda mugira gute, muri buze kugenda mubyishakira. Ni ukuvuga ngo umukoro musigaranye cyangwa se umwitozo muri busigare muza gukora, uyu ni umukoro. Ubutaha tuzongera kwiga duhera kuki, duhera kuri iyi ndirimbo. Mwebwe mwashyizeho iki, mwebwe mwashyizeho amagambo, sibyo? Aho bizanira tuzagerageza kugenda tubafashiriza aho mugeze, ariko namwe mugomba kwitoza mugashyiraho iki, mugashyiraho amagambo. Hanyuma rero indirimbo itangirira mu nshoza. Ni ukuvuga ngo ubundi indirimbo nyirizina itangirira mu ncecetsa, sibyo? Iyo dutangiye indirimbo buriya tuba ducecetse kandi ikanasoreza mu ncecetse. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose uyu murongo utubwire yuko hari ibindi bigiye kuza, uyu nguyu uraduteguza yuko hari ibindi bigiye kuza, ukita bare domezi. Hanyuma noneho iyo tugiye gusoza indirimbo yacu nk'uko turi kubibona aha ngaha, dusoresha kano kantu. Muri kubona yuko dusoresha uturongo tubiri. Twaje hano, uyu mwitozo urangirira hano. Turaza hano, uyu mwitozo urangirira hano. Turaza hano, uyu mwitozo urangirira hano. Urangiye hano, muri kubona yuko twashyizeho uturongo tubiri. Turiya turongo tubiri nitwo tuba tukubwira yuko indirimbo irangiye. Iyo uje ukagera hano, ntabwo biba bigize gute, ntabwo biba byuzuye, ahubwo biba bikwereka yuko kano hari akandi kagiye kuza gashyashya. Ariko mu gihe ntabwo ari ngombwa yuko twongera kugaruramo igipimo, ariko urufunguzo rugomba kuba ihame. Mu gihe icyo ari cyo cyose twanditse mu ngwanota, igomba kugira indanganota, igomba kugira gute, igomba kwerekana ibyo turi buze gusoma, sibyo? Izindi mfunguzo tuzagenda tuzibona kuko twagiye tubibona inyuma. Ariko kuri uyu munsi wa none nagira ngo nsoreze ahangaha, ibindi tuzagenda tubibona tunasobanukirwa kuri Google Meet, n'abafite ibibazo bagenda batubaza n'ibintu bitandukanye kugira ngo isomo rizabashe kuducengera neza. Nababwira ngo rero Imana ibarinde. Nizere yuko kuri uyu munsi wa none byinshi tubashije gukora kwiga, mubashije kuba mwumva yuko musobanukiwe, kandi aho mutari gusobanukirwe muze kutubwira tubasobanurire. Muraza kugenda mutwandikira n'ubundi buryo bwose bugiye bwisumbuyeho. Ciao, muze kugira umugoroba mwiza. Imana ibarinde, turi kumwe.